Yes, nkundire nsuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ngira ngo ni inkuru iri gukomeza kugenda igarukaho n'abantu bagiye batandukanye, dore ko yakomeje no kugenda ishengura imitima y'abaturarwanda, aho mu karere ka Nyamasheke ubwo ngira ngo ni mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Bushekeri, aho hari kuvugwa inkuru y'incamugongo y'umugore wagize gutya yica undi mugore mugenzi we amuteye ibyuma ndetse ngo akajya agenda amujomba n'ibiti mu gitsina. Ngira ngo rero ni imwe mu nkuru iri gukomeza kugenda itangwaho ibitekerezo n'abantu bagiye batandukanye. Hanyuma rero mu nkundire iyi nkuru tuze kuba n'ubundi tuyigarukaho 5 kuri 5. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze angaha, reba neza ijambo subscribe nurangiza ufungure n'inzogera. Nzaba mwita Afromina wo mu kagari ka Nkumbu mu murenge wa Bushekeri, werutse kubwirwa n'uwo abereye nyina wabo bafaga umugabo ko ukwezi kwa kabiri kutazamusiga yishwe atewe ibyuma ndetse anashinyagurirwa abarimo umugabo we n'uwo mugore bagiranaga ibibazo, batabwa muri yombi mu gihe ubuyobozi busaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe, kuko ngo iyo buza kumenya ko yabwiwe atyo bwari gukumira icyaha kitaraba. Byabereye mu mudugudu wa Gahundo mu masaha ya saa 4 z'ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 2 Gashyantare, ubwo uyu mubyeyi w'imyaka 45 yari avuye mu kabari yari yasanzemo umugabo we n'umugore yari abereye nyina wabo yashinjaga kumutwarira umugabo. Bivugwa ko umugabo wa nyakwigendera Nsengumuremyi François na Kanyamibwa Berata basanzwe basanzwe bari mu kabari. Nzaba mwita rero abasangamo habaho gushyamirana kudakabije. Ubwo ngubwo rero umugabo ahita nyine ataha mu rugo. Nyuma rero uyu mugore nawe atashye yicirwa mu nzira. Umwana we witwa Rukundo Vedaste yabwiye ikinyamakuru Radiant TV 10 ko yageze aho umubyeyi we yiciwe agasanga yishwe atewe ibyuma, yakubiswe amabuye ku mutwe ndetse yanashinyaguriwe bikomeye. Ati nasanze bamwambuye ubusa ku myanya ndangagitsina, bahateragura ibiti ari kuvirirana, bari bamuteraguye ibyuma ndetse n'umutwe bawondaguye amabuye. Yakomeje avuga ko amakuru bahawe na nyiri aka kabari ari uko uyu mubyeyi agisohoka hari abantu bamusohotse inyuma, barimo abasore babiri basanzwe bazwiho imyitwarire iteye inkeke ndetse n'uwo Kanyamibwa yari abereye nyina wabo. Umuyobozi w'umudugudu wa Gahundo Ngirinshuti Isayi avuga ko hari hashize igihe gito nyakwigendera abwiwe n'uwo Kanyamibwa Beruta wari nk'umwana we ko atazarenza ukwezi kwa kabiri atamwiyeretse ngo biturutse ku gushyamirana bapfa ko uwo yatwaraga umugabo wa nyina wabo. Mudugudu ati uwo bari bafitanye ikibazo ni uwo yarabereye nyina wabo wamubwiye ko bitazarenza itariki ya 15 z'ukwa kabiri ngo ataramwiyereka. Bari baratonganye bapfa udutiku tw'uko ngo yaba atwara imitungo y'umugabo we. Undi amubwira ko amuhaye ukwezi kwa kabiri ko hari igihe ashobora kurangiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushekeri Harindintwari Jean Paul wemeje ko abagera kuri 3 barimo umugabo wa nyakwigendera n'uwo mugore wavuze ayo magambo bahise batabwa muri yombi. Asaba abaturage kujya batanga amakuru
kare mu gihe bumvise bishobora kuganisha ku bwicanyi. Gitifu Jean Paul ati hashingiwe ku makuru yatanzwe n'abaturage hari abafashwe ariko iperereza riracyakorwa, ubugenzacyaha buzatubwira ibyo ari byo. Ariya magambo yabwiwe ntayo bigeze batubwira. Turagira rero inama abaturage kujya batanga amakuru ku gihe kugira ngo ibyaha bikumirwe bitaraba. Abantu batatu rero barimo umugabo wa nyakwigendera n'uwo mugore yari abereye nyina wabo wari uherutse kumuteguza gupfa, ndetse n'umusore umwe witwa Nteziryayo Jean Bosco wari muri babiri basohotse mu kabari inyuma ya Nzabamwita Foromina, bahise bajyanwa gufungirwa kuri sitasiyo ya Ntendezi, mu gihe undi musore muri abo babiri we kuva ejo nijoro atarongera kuhagaragara. Byari byo dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere.